Amakuru yacu reka tuyaramburire hano mu Rwanda. Abantu benshi bazi ko tubabwira inkuru zize bipapirano, ariko kuri uyu munsi noneho turagira ngo tubabwire inkuru nzima. Ni inkuru iri guca kuri za social media zigiye zitandukanye ndetse hirya no hino, aho biri kuvugwa ko umuhanzi bita Yampano yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi cyane harimo Metresa n'izindi bita ngo Nzagafata. Bigaragara yuko ko rero yashyize amashusho ye y'ubwambure hanze agaragaza igitsina. Ni ibintu byavugishije abantu benshi cyane ku nkoranyambaga, kuko ibintu yakoze ntabwo byemewe. Bivugwa ko ashobora kuba bamubonye bamufunga igifungo kiri munsi y'imyaka nk'itatu. Ngiye tugiye kubana rero aracyari muri iki kiganiro. Niba ureba iyi video rero ukaba ureba ukuntu imeze, yikurikirane bita utere comment umbwira ati iyi video uko imeze, ndaje mu kanya. Uko wagiye ubone video imeze uku nguku, sibyo ko hari video nyinshi cyane twanze kuba twakerekana se cyangwa ngo dushyire hanze, bitewe nuko izi nkoranyambaga zitabyemera, bitewe ko harimo ubwambure. Ariko ntago bishobora gukunda. Ushobora kuba washaka iyi video wenda ya Yampano yambaye ubusa, nkayikohereza washyize nimero yawe muri WhatsApp se cyangwa muri comment, ukareba uko bimeze. Yampano rero bivuga ko ni nyuma yaho yanyweye ibiyobyabwenge byinshi cyane rero uwo munsi, bikaba byaratumye rero akora ibintu bitakagombye kuba byakorwa. Rero yisamye yasandaye, rero amashusho ye asakarwa kuri za social media. Bivugwa ko ashobora kuba yaragambaniwe se cyangwa umukobwa bari bari kumwe, akaba ari we wafashe aya mashusho akaba yayashyira hanze. Yampano rero akimara kuba yabona aya mafoto rero ese cyangwa nka video, yahise ajya kwiregura kuri RIB avuga yuko ko batangiye gufata amavideo yose bakayashyira hanze, bitewe nuko yabikoze atabishakaga kandi atarazi yuko byari kuba byajya hanze. Yampano rero akimara kubibona rero yahise ajya kwiregura. Rero urabizi leta nayo nta gutindamo iyo wakoze ikintu kandi ugaragara utarabigambiriye, biba bisaba ari yuko kuba gufata bakagushyira inzego zibishinzwe bagakora iperereza bakamenya uko byagenze. Rero Yampano rero akimara kubona yuko ko ibintu byakomeye cyane na leta yabijemo, yahise yiga umugambi wo kuba yacika. Na n'ubu arimo gushakishwa, ari gushakishwa rero n'inzego z'ibanze se cyangwa n'inzego zishinzwe umutekano, investigation ariyo bita RIB, kuko amashusho y'urukozasoni nk'ariya ntago yigisha. Se buriya ibintu nkabira kuko ntago byakagombye kuba byakagombye kwerekana kuriya umuntu wari warubatse izina rimeze nka kuriya. Byatumye abantu benshi cyane batamukunda kubera kwerekana ubwambure bwe, na abantu bacira urondogoro rero bavuga ati ibintu yakoze ntago ari byo, ahubwo azabiryozwe. Rero amashusho media menshi cyane agiye atandukanye nawe urayazi. Rero iyo babonye inkuru ishyushye ngo nyine bagomba kuba bayikoramo inkuru igasakara ahantu hose ku nkoranyambaga se cyangwa za YouTube se cyangwa TikTok na za Instagram se cyangwa Facebook. Izi nkuru hose zirimo ziragenda zicicikana, yerekana ukuntu bakumbaga igitsina cye se cyangwa ukuntu yerekanaga igitsina cye arimo akora imibonano mpuzabitsina hamwe n'uwo mukobwa. Rero niba wabonye iyi video rero uburyo bari bameze, rero nawe byahita biguha ishusho y'imibonano mpuzabitsina. Hari video nyinshi cyane tutigeze tubereka. Nuramuka ukeneye iyo video usigemo nimero yawe muri comment, ndaza kuza kukwandikira kuri WhatsApp nyiguhe. Kandi kuko nibona ko Yampano ibintu yakoze atari byo, utere comment uvuga ati Yampano isubireho, kuko bitari ibyo ngibyo RIB iragufunga. Ngiye twabanaga muri iki kiganiro rero aracyari Kwizera Jean de Dieu, kandi subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo